Hey, yeah man. Hello guys, bakunzi bakurikira ikiganiro cya Bright Star. Turabasuhuje. Jye mubona ni Obi Mike mu kiganiro cya Bright Star. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa wacu ari kuri kamera za Bright Star. Reka tumwakire atwibwire tumubaze ku bintu runaka bijyanye na showbiz nyarwanda. Turakwakiriye mu kiganiro cyacu, banza wibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Adelaide. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Niyo kwizerwa Adelaide, niyo mazina ye. Ngenda muhamagara Adelaide. Adelaide, bimeze bite? Bimeze neza. Wiyumvisha ute ko twagutumiye mu kiganiro cya Bright Star aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu muziki ndetse na entertainment muri rusange? Wabyakiye ute, wiyumvisha ute? Nabyakiriye neza, ndumva bishimye muri jyewe kuko kuba aha hantu abantu bose bakureba, abantu bose bakwitegeye ni by'agaciro ku muntu, buriya tuma nawe harahava akagira n'ahagera. Nese niyo kwizerwa Adelaide, wambwiye wiga muri level 5 multimedia, ko warize multimedia, washaka kugera ku zihe nzozi nyine wiyumvagamo wazakora ikihe kintu wenda mu bijyanye na entertainment, wabitugezaho wenda niba atari ibanga ryawe? Njye kugira ngo multimedia ubundi ubusanzwe nkunda umuziki, ariko nari narabuze uko nyine ahantu nzabikura, ahantu nzabyikira, ariko nyine naje gusanga hari multimedia yo kujya kwiga, nkavuga ati njyewe ubundi izo zanjye mba numva ari ukuba producer muri ibi bintu bandi kwiga. Producer ushaka kugira urakora umuziki nawe ukajya recording abandi bantu bari kuzamuka cyangwa abandi ba star muri rusange. None se Adelaide, nk'urugendo rwo kwiga multimedia nta bicantege wagize wenda kujya bajye bagusubiza inyuma bakubwira ati ibintu wiga nta mumaro ntaki? Ntabwo ibyo bintu byakubayeho? Byambayeho cyane ntabwo byabura cyane, noneho ko ndi n'umukobwa bavuga ati ibyo bintu ntabwo, ubwo se uzajya gufutura winuramuka ushatse gufutura umuryango bizakubangamira. Kuko nyine ibyo ntabwo nabyitayeho, narebye ibyo nshaka, ntabwo narebye ibyo abantu bashaka bari ku ruhande, ahubwo njyewe ndeba icyo nshaka, ntabwo ndeba ibyo abandi bashaka. Okay, ndikumva warihaye motivation mu buzima bwawe, ufite n'intego yo kuzageraho. None se Adelaide, reka nkubaze, mu entertainment cya showbiz mu muziki wenda harimo abantu tufatiraho urugero nka ba role model wacu. Role model wawe muri producer wenda y'umuziki w'umuntu ukunda wumva uzakora ni nk'uwe mu role model wenda ukurikiza wenda bitewe n'ibintu akora? Role model wanjye nkurikiza ni Element, nta wundi nakurikizamo. Element. Element ni producer mwiza, akaba n'umuhanzi. Ku bantu benshi babizi bakurikirana imbuga, Element abantu benshi baramuzi, ni producer mwiza, ni n'umuproducer akaba n'umuhanzi muri rusange. Nese Element uratubwiye ngo uramukunda, Element wamukundiye iki? Element wakunze iyihe ndirimbo ye? Wabitubwira wenda abandi bakamenya, wenda kintu nawe utabizi Element nawe akamenya wenda basi Element ni indirimbo ya Element wenda akabanza yayimenya. Ni iyihe ndirimbo yagushimishije mu ndirimbo zose yakoze? Mu ndirimbo zose yakoze yanshimishije n'imirere, yanshimishije cyane uburyo yayikozemo. Mbese hari ukuntu uba wumva injyana ye ibitandukanye n'izindi, aramaza akiga akitonda indirimbo agiye gusohora. Mbese ni umuntu uzi ubwenge mu bintu by'imiziki, arabyumva nyine cyane. Nka Element nk'umuproducer ntabwo yakwikorera ikintu kibi, ntayahora akorera abantu indirimbo nziza, nawe ntanigera ngo yikorere ikintu kibi, birumvikana. Abantu badukurikiye murabyumva, umutumirwa wacu akunda Element, nawe kandi yiga multimedia, ari kumva azakurikiza Element ngo niwe role model we. Nese Adelaide, reka tukubaze wenda Element ni ikihe kintu waba umuziho atari mu muziki wenda mu buzima busanzwe akunda cyangwa akora? Wabitubwira wenda kuba umukunda uramukurikirana mu buzima bwa buri munsi, wagira icyo tugeza wenda akora kindi gisanzwe abandi bantu batazi wenda nabo bakakimenya? Element rero ikintu akunda kwishimana n'inshuti ze nyine, agakunda. Hari akavidewo kanigeze kubona mbona nyine aravuze ngo akunda gusenga.
gusenga nabyo buriya ari byiza, icyo kintu nicyo namukundiye cyane. Kuba nawe atekereza ko Imana ihari. Abasitari benshi usanga nta Mana nyine bakubemera cyane cyane, ariko ikintu namukundiye cyane ni uko azi gusenga. Element akunda gusenga, Element akunda siporo, mu bintu bye nanjye muzi kuko nanjye njya nkurikirana imbuga nkoranyambaga. Element ni umuntu udasanzwe mu muziki nyarwanda, ajya akora ibintu byinshi bitandukanye, abanyarwanda bakabyishimira kandi bakabikunda, nawe bakamushyigikira. Rero Adelaide, twe twagutumiye muri iki kiganiro cya Bright Star, aho tuganira ku buzima ndetse ku buzima bw'ibyamamare n'ibyo bikora mu muziki rusange. None se Adelaide, reka nkubaze wenda akabazo ka nyuma kugira ngo wenda kino kiganiro cyacu tube tugisubikiye aha tuzakomeza ubutaha. Ni akahe kantu wenda wakwifuriza nka Element cyangwa se wamubwira wenda ko kumushimira kuko akora indirimbo zigushimisha, cyangwa se kuko umubwira ati wenda umunsi nko muzahura akagufasha ko mu bintu akora nawe urabikunda? Ni nk'ire jambo wabwira Element? Element ikintu namubwira ni uko namubwira ko mukunda cyane. Hano hanze hari abantu benshi bamukunda kandi cyane cyane bamufatiraho n'urugero. Icyo namubwira nyine ni uko yakomeza aho ngaho agakomera nyine mu byo akora, agakomeza guterwa ishema nabyo, kandi nyine akazajya yumva n'abandi bari hasi bashaka wenda bamusabye nk'ubufasha akabumva, akabaha n'umwanya. Turabizi nyine abasitari baba bafite ibintu byinshi byo gukora, ariko nyine yabumva akabaha umwanya, nubwo nyine biba bigoye ariko nyine yagerageza. Icyo nicyo namubwira, kandi Imana ijye umugisha mu byo akora byose. Element nawe ikiganiro wenda ashobora kuzagikurikirana kuko nawe akunda gukoresha imbuga, nimba agira ibyo uploadinga cyangwa n'ibyo akora, wenda rigena ikiganiro azakibona azumve ko nyine hari abantu bamukurikiye ingeri zose, ari abakuru basheshe akanguhe, urubyiruko ndetse n'abandi basa nk'ari abana batoya, nabo baramukunda cyane kuko akora ibintu bibashimisha cyane. Yumve ko haba hari n'izindi mpano zitandukanye ziri ku rundi ruhande, abandi ba producer bashaka kwinjira mu muziki, wenda anytime yazabona akagira abasapotinga kugira ngo nabo bave ku rwego rumwe bagire ku rundi, cyangwa se bazamusimbure umuziki mu gihe azaba amaze kugira ahagera, wenda amaze nko gukura, wenda bakagira n'abandi bari inyuma basigara mu muziki nyarwanda bari kuwukora. Rero Adelaide, wakoze kwitabira ikiganiro cyacu cya Bright Star, turagushimiye kandi turakwishimiye. Tuzongera tunagutumire tugukina undi munsi ko ikiganiro cyacu nagahoraho. Bakunzi ba Bright Star, tuba tubashimiye. Ikiganiro cyacu nakirangiriye. Ciao ciao, tunaonana.